man niba ntarabikoze mu gihe cyashize byararangiye narasibye bro. Okay. Jewe Okay. At least man mfungiye amaso nyetse ego haracyabura na byinshi utarabona. Okay, ntago nzategeza kubibona ariko yeah. Ntawe kwingingiye ngo bitegereze. Yeah. Kuko I think we are done by now. I think ko izanye nawe byarangiye my friend. Okay. No ahantu tunabera mukuru nta nubwo wumva impamvu umuntu yarakaye ntakuvugisha, nta nubwo wumva impamvu umuntu agukatiye akakulivinga atayigize atekereza kurivinga ngo usige wenyine, nta nubwo wafata umwanya ngo uyitekereze umenye amakosa wakoze. Wabitekereje sibyo? Kanze ndewe umujama twifitaniye na plot ko atanyandikiye. The big plot, big just one. Only 2 days you have a plot? Yeah. 2 days? Yeah, 2 days. Plot? Tuba dufite abantu benshi bari kuri waiting list bro. Tuba dufite waiting list ndende. Yaho mugiye wiranga utazi gu protecting your girlfriend. The next one araza kinshi. Wow. No, mfite n'umukapo wa danje usibye wowe tanamenya ngarana nsoka nahana nyicaze turya n'utubuto. Siki. Kaza tesha abantu mutwe yivumbura buri kanya nka hari bucura kandi nawe imyaka 5. Just 2 days. Yeah, 2 days. Iminsi birusha. Niyo yaba ari 2 hours. Niyo yaba ari 2 hours. Ese ko mbye ko hindutse. Yiji. Agani Diane. No. Kuchiri kumfata ariko. Kubera ikiri kumfata dia. Niwendi kubona cyangwa. Se wanyumvishe basi. Wareka. Niwendi kubona dia. Abo itisi. Ntabwo nabyumva pe. Musaba kiriri. Urongeye. Nongese nkoze. The second one. Shirimazanye. Shiri. No, wimfata navuze wimfata. Urachaka iki? Urachaka iki? Dia wowe. Musa mugize. Wowe. Don't touch me. Bro, jiji wa mugize. None se yigiye mu zicyo wewe ukayaje mu mbona randakare none nahadura randakare bigenze bite Nise kuba rishiri wawe ntabwo nimbisha uburyo ki yabarakayemo nanjye nabwo nirimo kurira ntabwo nzigoyereje neza yandakare nyine ni kura bimeze kumubona ntabwo nzigo twapfuye bize ubwo cyangwa ngandi ndaza kumuhamagara kuri phone numva ikibazo aho kiri ariko sinzi pe n'ubushize yaraje arandakarira se nyine hangane bro yahangane bibaho ndaje muhamagare ubwo turavugana ntari ihangane nyine ubwo turaza gusubira Sukoko Iriane na Diane baziranye iki kibazo kiri hagati yabo ko byo bituma nanjye umanye bigenderamo amakuru y'akagiye n'ikibazo Tomorrow I'll be happy. This heart will heal. I'll set it free. The dawn will rise and I will too. Tomorrow brings a brighter view. I am sad. Wow. Yaba hano. Umeze bite? Ko mutanyishira inzu mama niyo ubuntu cyangwa? Ntabwo ari ukuvuga ko ari ubuntu ahubwo nuko amafaranga ari yabaye make. Gusa ibyo ngibyo byo babiteka mu ki ndashaka amafaranga y'inzu
ndashaka amafaranga y'inzu cyangwa mu inzu yanjye ese umuntu n'umukobwa agira umwanda gutereba ukuntu inzu isa hose irange mwaravungaguye mwagize ute umuntu n'umukobwa agira umwanda gutya kwihangana si iki reba tuwarete dushe reba ukuntu ibintu byose bisa ubwo se uri umukobwa uri igiki gusa ni amavunja rwariye ukuntu wabuze amafaranga kugura itapi ni abangu bajya baza kugusura se ngo basanga inzu isa gutyo bumva nta soni ufite wowe ntabwo ari ko buri mukobwa wese uri kigali asurwa n'abahungu wese mukobwa mubazi genda ujye kuri ziriya dushe urebe na tuwarete urebe ukuntu hameze urebe nawe umuntu ukuntu hasa ubwo ngubwo nutaswa na so ntabwo usa n'abandi bakobwa ikibazo ntabwo ari wenda ntabwo ari uko nari mbuze imbaraga zo kubikora ariko nari naniwe ntabwo nta kibazo ejo uzagaruka ugasangiza ibyaha umuntu w'umukobwa koko nkawe niwe muntu uri hano muzima reba ahantu hose ukuntu haba hasa si ubwo ngubwo ufite ikihe kibazo ntabwo ko uzagaruka usanga byarangiye ntakoze sawa kanigendere ubwo ejo nzagaruka kureba ujye no gufata amafaranga y'inzu none sereka manze mubwire reba zino nzu ukuntu zimeze zifatanye sego urabizi ko umwanda isuku aricyo kintu cya mbere ari ingenzi mu buzima isuku nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi reba ukuntu inzu zegeranye rero ukuntu ahantu hose hameze ubwo ngubwo uramutse udakoze isuku wowe bwumva byagenda bite ntabwo ikibazo ni ubukene ariko ubukene se butuma udakora isuku ntijeje ko ibintu byose bizakemuka none se gukora isuku nabwo ni ubukene gufata umweyo gufata amazi ugakoropa ni ubukene ko n'amazi ubura n'igiceri cyo kuyagura urabeshya ubura n'igiceri cyo kuyagura ubura n'abantu se ufaranga ubona n'amafaranga yo kuba wakora isuku vuba se kuzi ko mba nagiye ku ishuri muri amafaranga se isuku niyo ya mbere mu buzima si yego bana kuba wicaye ahantu hasa gutya tuwarete zaraboze dushe zaraboze reba ukuntu usore ukuntu uri umukobwa mwiza wowe ugasanga wicaye ahantu ureba nk'aho mu nzu ukuntu hameze ejo sinzagaruka hameze gutya n'amafaranga ngenda yashaka yego none ko ariyo natwe twa turi gukoresha bizagenda bite nk'umubyeyi byose birashoboka basi rero nihangane nk'umuntu w'umubyeyi kuko nanjye nta mafaranga mfite gusa umusozi wanjye yambwiye ko azambona n'ikiro cy'umweru kugenda byangana ariko isuku ntabwo byakunda isuku bizagaruka bizasanga ntabwo byose anigendere ubwo ngubwo ejo ningaruka nkasanga kimeze gutya uzahita umereza inzu yanjye Sitting in the quiet with the weight on my chest. The tears fall slow, I just need some rest. The night feels heavy. Komana iwe ibi ntabwo byumvikana amasaha yose niparikiye akagare ko gusa ndarya gutera inoza reba bugiye kurigiye kundengeraho munyamagaritse hano se koko ko ntabwo turi bukiranuka igihe cyose azira ewan arambona se koko bibi sawa umeze neza meze neza musore pe natinze nyine hari utuntu nari ndimo bituma ninda sanze sinakubera ikintu cyanjye sanze nitonganye use urabona niparikiye akagare ndarya gute none hora basi nyine nyihanganira ino Kigali kari bibaho nyihanganira ino Kigali kari insazi shameze ko umwanzi ashaka akijya tuyirengagize aho gusoma bayandi meze neza ariko bari dawuri ntabwo uzi ngo ibyo ari byo binzanye byo kwirirwa kuva mu mezi tumeze uko sibyo biba bikeneye binzanye uje kubaza ubwire kandi ubwize ukuri sibyo ubwize ukuri Diane si umuzi raka Diane wa wundi ndamwibuka umwe mugufi y'ukuntu iyo umwibuka yaba ari byiza ubu nyine hari amakuru nyine maze iminsi numva cyangwa se ubwanjye nanjye nanabyibonera nkumva ntabwo ari byo niyo mpamvu naguhamagaye nkavuga ati ngo duhurire hano hanyuma mwibare sibyo wambwira Diane atanga izina Dani wowe Dani wa mutipe usa nkaho nyine ntabwo ari muremure cyane kamwe kari akanyonzi nakibutse kabonye perime katwiciyeho oya si yari umunyonzi
Soruzi ko ari umushoferi. Isoke basi nibwira n'ibiki apanga na Diane. Se yari utabizi ko ari sheri. Oya. Mbesa yiga. Ni sheri. Uravugisha ukuri? Vugisha ukuri. Bapangira iki rero sasa? Uyu mugoroba bagiye kuryoshya. Ntago wabimenya wowe. Aho ubundi kumumbaza wowe ubundi washaka amakuru yiye. Ndashaka kuyamenya urumva. Yego urumva Diane ni inshuti yanjye kandi nyine yego nashaka kuyamenya tu wayama neza buri kimwe cyose uko kimeze rero nyuha amakuru neza. Diane na Dani n'abasheri ako niyo tugeze kuri Dani hano kari kiraya kimwe rwindi ahantu hose urugo wabona aho kubeshya nawe uri muri babandi Dani ntukajye umenyera wa musore kandi dore kandi ntukajye umenyera wanzanye hano urahamagarika none utangiye no kunkubita ubwo si ubwo ibyo nari nkubaje n'ibyo umbwiye none se ko naguhaga amakuru wanyatse yaba ari n'ibyo utangire hari n'ibyo utangiye kunkubita nkubwire uretse nyine gato nkubwire yewe ndi kugira ngo unyibwirire amakuru none utangiye gusebya umugabo wanjye ngo nindaya ngo ni ibiki ngo aragenda ngo akarara mu kabari barasohoka bihera kuri ibyo ngibyo ko ari umugabo wawe ra basi kuko nyine reka nkubwire niba ari na sheri wawe ndoze ko nyine ubwapfuye si uba umwishe so kumusabye ariko ni ikiraya da nawe utabizi uzashake n'undi ubaze ubusubire wagira ngo uburakari bwanjye bwongere bugaruke bugaruka se bujya ahubwo reka nkubwire sibyo wowe ikintu wamfasha nyine nk'inshuti yanjye tu wowe uzajye underera ko waba bari kumwe urumva hanyuma unyihere utwo dukuru ndadukeneye se muzi ko nanagura n'akantu wanyirije hano pesa wowe nyine nagura akantu umva ngahita nkanda akanyenyeri byihuse none ahubwo wowe wanyirije hano nyine denda nabura akagare kanjye agaparitse hariya none ntari bihirwa urakoze cyane urakoze ku makuru yawe sibyo ahasigaye nzagira ute nzaguhamagara none se utangiye kugenda utamaye hano uzanjye wambwiye utagiye kugenda amakuru yanjye nyaguhereye ubuntu cyangwa nzakunekera wowe numa n'ayandi meza ameze neza afatika nyine afite n'ibimenyetso bya hadari aho ngaho urabizi ko nanjye nzahita ngura akantu wongeraho kunkubita none ngo ugiye nta n'ikintu ntacyareka nta kibazo nzagura ubutaha sibyo Every tear is a soul still learning. Mvuye ku bugambo mukobwa. Ubugambo bw'iki? Uriya mukobwa karinda yambihuko. Urabizi neza? Ndabizi ndamuzi. Agera muri iyi quartier iwacu narabivuze. Bavuze ngo ukize. Umva indayambi. Niko bakigera inahanga abantu barabivuze ariko babitindaho cyane. None wowe ukunda kubivuga cyane ubwo bihagazeho ni indaya none ejo bundi nari ngiye mu kiderenga mubetana nawe ariko ntekereza yuko atari we mu nyuma ntekereje ateze se ahagaze ateze abagabo b'abandi nyine ateze abagabo ariko mari n'amagambo yawe nta magambo uriya mukobwa nyina muzi ni indaya mbi mberiko uramubeshyera nawe niyo amagambo yawe mubeshyira iki niyo amagambo yawe ni indaya njye namwinyurira hari nijoro munyuraho mu kiderenga ugira amagambo menshi munyuraho bamuteze ateze abagabo kubyemera uriya mwana w'umukobwa ubyemere cyangwa ubireke ni indaya no ku isi ya 9 ajyayo wogira amagambo menshi no mpamvu nabyemera no muri korodoro ajyayo kugira ngo ubyemere ugira amagambo menshi no mpamvu nabyemera bose ajyayo rero amagambo yanjye ndayavuga ariko nkavuga ukuri uhora uvuga ko ari indaya amagambo yawe bawataye amakuru ahantu hose ni indaya n'isazi natinya kuryamana nayo mukobwa ko byabikabije ni indaya mbi ni indaya oya njye amagambo yenda yarambiwe ko muzi nikimubana muri quartier naramurebye ndamwitegereza ndamumenya uhita ubibona se ko ari indaya cyane
None amagambo yawe ntago ari amagambo yanjye uriya ni indaya oya njye ntago nabyemera uriya ni indaya butwi ariko ko akomeje kuvuga ngo ni indaya ni uwo mukobwa Kararisa sinago umuzi Kararisa umwe waryamanye n'abagabo batanu icyarimwe ego mana yanjye wasanga kandi utamuzi ntago muzi hanyuma se ubundi kuvuga uwuhe we Kararisa ntago umuzi umwe utuye mu Kiderenga bumva uwo mukobwa arenze da ariko ntabwo mbyemera ayo magambo yawe njyewe ayo magambo yawe ntabwo ari amagambo yanjye none se wari kuvuga nini Kararisa ni Diane uraduturanye Diane oya njye ndavuga Kararisa ni Diane uraduturanye uri kuvuga ye numutanye no kubeshya ikiganiro uwo se Diane ni Diane duturanye uri kuvuga akareka Diane na wa mukobwa amagambo azana kwicisha ugira ubugambo bwinshi inkuru uvuga Every night's just a chapter turning. Every tear is a soul still learning. And though I'm low, I still believe there's a brighter sky waiting for me. Kari kiraya. Kimwe rwimbi. Ahantu hose ahubwo wabona aho kubeshya nawe uri muri babandi. Narebye neza cyangwa narebye nabi? Nini ndi kubona. Ibi nibyo navugaga pe. Ubundi Diane namukekaga. Tomorrow brings a brighter. No, don't touch me. No. Don't touch me. Akubundi wamburanye iki? Niki wamburanye kweli? Niki nagukorera? Ubona agahinda. No babe, bizi ntabwo nabikora. Ubona ntagukunda nkuko bikwiye. Tumbesa koko. Siwe wazambije ukuri. Umwana w'umunyeshuri. Uhe mwana babe. Umwana w'umunyeshuri. Umuntu wari wese wakubwiye ibyo bintu n'abanyamashyari. Ntabwo bifuza kubona turi kumwe. Ntabwo nzongera. Baduteranyije babe. Sinibaza ukuntu wowe ubwawe wakifata ukaca inyuma noneho ku mwana nduta. No, wikoraho. Sishe, nindo duteranyije. Ibyo rero amasura biyobewe. Urabizi ko gusa ntabwo nawe. Uzakene wagiye kuzicwa n'agahinda kubera wowe. Nkora iki se basi? Inkoraho, nabuze inkoraho. Ntiwongere no kumamagara n'umusoro. Yes. Sheri, Marinson twatumye rero. Ese ubu koko mwana Dani ni iki yamburanye kugira ngo ajye gutereta umukobwa w'inshuti yanjye? Ni iki namukoreye koko imyaka yose tumaranye? Naramwishyuriye ajya kwiga ibijyanye na perime, ntacyo nakoze pe. Naramufashije mu buryo bwose bushoboka kugira ngo abone ko mukunda. Kuko mana yanjye ibintu koko bizagenda bite? Agatinyuka agatereta inshuti yanjye, noneho ikirenzeho shara namusuzuguje ari n'umunyeshuri. My heart's a little sore, but I know the sun will knock on my door. I am sad, but tomorrow I'll be happy. These clouds won't last, they'll drift away from me. The pain I feel will fade like a dream when the morning